ibaze gukina filime aribwo bwa mbere igasohokera muri studio ikomeye kandi irenzeho mu Buhinde yitwa Saiyaar Films, ariko iyo filime ikarebwa ku rwego rudasanzwe ndetse ikakugendera ikaba iya mbere kuri Netflix. Nibyo ibyo wumviye, iyi ni filime y'Igihinde nziza yitwa Saiyaar y'urukundo, ari nabyo byayigize imwe muri filime zakunzwe mu mpera ya 2025 ndetse igakundwa cyane bitewe n'inkuru yayo itangaje. Ubundi iyi filime imeze ute, bayikoze gute, mbese yinjije amafaranga angahe, ese niki cyabagoye mu gushutinga iyi filime? Mbere yuko nkubwira ibi byose banza wumve aka kantu. Ubundi iyi filime y'Igihinde yitwa Saiyaar yasohotse mu kwezi k'Ukwakira 2025, ikaba yarashorewemo amafaranga na Saiyaar Films. Kugira ngo wumve ukuntu iyi filime irenze cyane yakozwe na Saiyaar Films. Iyi ni studio ya Saiyaar Films itegura amafilime menshi mu Buhinde, ndetse dusanga ko yakoze filime nyinshi nziza mwakunze cyane nka Kabikushi Kabigamu, Kuchi Kuchi Hotahe n'izindi. Ubundi iki Gihinde cya Saiyaar ni filime y'urukundo, aho dusanga umuhungu ufite inzozi zo kumenyekana mu myidagaduro mu gice cy'ubuhanzi bw'indirimbo z'urukundo, kandi muri iyo nzira uyu musore aza guhuriramo n'umukobwa wababajwe mu rukundo. Nyuma uyu mukobwa aza gusaba interview kugira ngo abe umunyamakuru, dore ko bitamuhira kuko bamusaba kujya kubanza guhura n'icyamamare mu muziki kirenze kikamusinyira. Nuko uyu mukobwa aza guhura n'uyu musore bikaba ibindi bagakundana, ariko dore ko bahura n'ibyago bikomeye cyane mu rugendo rwabo. Ubundi iyi filime imaze kwinjiza arenga miliyoni 500 z'amakorore kandi imaze gutsindira ibikombe bigeze muri 5. Ikintu gitangaje nuko abakinnyi b'imena babonye muri iyi filime bwari ubwa mbere bari bakinnye filime, noneho bikanabahira cyane, dore ko gukina filime bigorana cyane ubwa mbere. Nk'ubu niba wararebye iyi filime, iriya myenda abakinnyi bambaraga kuri buri sene, imyenda yose yasabwe kugira ngo iyi filime irangire ni hagati y'imyenda y'500 n'800 ku bakinnyi bose, kugira ngo uzabone basa neza kuriya. Naho mu gukora make-up yabasabaga amasaha hagati y'9 n'10 ngo bakore abakinnyi make-up bazabe basa neza kuriya bababonye. Ubundi muri sinema y'Abahinde ntabwo ari ibintu bisanzwe kuyizamura udaturuka mu muryango w'ibyamamare muri sinema, ariko nk'uyu mukobwa witwa Nitipada wakinnye muri iyi filime yitwa nka Vani, turi gushaka amakuru dukesha India TV News ndetse na Wikipedia, twasanze ko ababyeyi be batanazwi ndetse naho bahuriye no muri sinema z'Abahinde, kuko nka papa w'uyu mukobwa mu architecture mu mujyi wa Mumbai. Kugeza ubu iyi filime yararankinzwe cyane kuri IMDb, Netflix n'izindi website zishyiraho amafilime. Nizere ko wadukandiye subscribe. Igitekerezo kuri filime indi twaza gukorera ni ingenzi cyane.